Dusabe urimo nanjye kwanga umudamu wese kandi uzi ko yakabwiye ubwo n'urwawe hano ni kwa Dusabe si kwayaka none niko wa mwana wacu wamuzanye wamuvanye i Butare kandi nta kuntu ajya gusura Dusabe kandi afite umwana ze kurya umugati hamwe na kakede n'imvura yaguye. Dusabe bakunzi ba mudasobwa show ndi kugogera Nzovu ndabona ari kumanuka reba habaye iki si Nzovu yarimutse imvura yaguye Nzovu bimeze bite kuri kugenda wivugisha se muri iyi mvura habaye iki shamvuye harara kuri butike warimutse se oya ntabwo nimutse ntabwo ngewe mba muri karitsiye ku ikaritsiye hahandi yabanaga na Dusabe ugiye gusura kwinjira umugore w'abandi none we ntabwo ngiye kumwinjira kuko uriya ni madamu Yaka nubwo batandukanye ariko ni umugore wiwe urabona urebye yari nk'umuryango wanjye Dusabe na Yaka mwana n'inshuti zanjye namenye ko batandukanye kandi ikindi Dusabe yakoze ubutwari yazanye umwana we yabaga i Butare yamuzanye bagiye kujya baba bari kumwe ni umwana w'umukobwa yamuzanye ko namenye ko yazanye umwana ndabise umwana ko Dusabe yari hafi ya fame yanjye ni n'inshuti y'umugore wanjye mfite bita Esther na Esther iyo nama ni n'abahingiri ariko bajya gusura Esther mwarasubiranye harya Esther arahari nta kibazo arahari reka ngure umugati nguyu rwose umugati mwiza cyampaye sibyo harimo n'isukari n'agasukari uzi ubwenge wa mugabo kugira ngo umwana wa Dusabe ajya mu cyayi ajye n'umugati uriya ntabwo yakashobora kuvuga ngo n'umugabo wanyinjiriye mu rugo oya mu izina ry'Imana yo mu ijuru ngiye ntabwo nakwinjira urugo rwayo Nzovu ngiye kuguherekeza hari ikibazo amerekeza nta kibazo tugende rwose ahantu yakaka iyo yahamagaga yasinze ntikubitaga hasi icyo nzi cyo ukomere cyane niko wa mugabo aha hantu wa mugani yahamanukaga yakabura iyo yasindaga ntiyagwaga hasi ntabwo mushimire umugabo wahasize niyo wakoreye ikintu cyizeye ako yakubanza umwemera kabisa yewe uyu mugabo wazamunyeka namugurira hose Nzovu umugore w'abandi shaba rakashe noneho kuhurira bakunzi ba mudasobwa show ubu nyine tugiye kwa madamu Yaka Nzovu agiye kumusura haranyerera gute Dusabe urimo nanjye kwanga umudamu wese kandi uzi ko yakabwiye ubwo n'urwawe hano ni kwa Dusabe si kwayaka none niko wa mwana wacu wamuzanye wamuvanye i Butare kandi nta kuntu ajya gusura Dusabe kandi afite umwana ze kurya umugati hamwe na kakede n'imvura yaguye. Dusabe meze neza ko ndeba ahari ntuza Nzovu agiye kwinjira mu rugo rw'abandira ariko wihangane n'ubushobozi nayo mfitiye nza ko mfite amafaranga menshi kugura nk'agafuka kubise hasi niko none se Nzovu ariko arakwemera pe ubu ntabwo so ushobora kuba ugiye gufata umugabo w'abandi ukamuha bose ni bamwe ushatse kuvuga iki se kandi aje kugusura nanjye nazaga hano nkirira mu gitondo kakeye bakama baba batetse imyumbati ngiye nikundira n'imyumbati none yakaragiye utangiye kuza mu rugo rw'abandi wizanisha imigati n'amasukari namenye ko umwana we yaje yamuzanye ubyumva
dusore ntabwo ashobora kuba mu nzu wenyine umwana aramuganiriza akagera gute. uzi ko kizira kwinjira mu rugo rw'umugabo umugabo wundi adahari. kirazira se urugo reka mujye mubwiza urugo n'urwanyu ni urwa dusabe kurunegeka nta mugabo ururimo kwinjira ushaka udashaka ariko njyewe uri kwinjiza umugabo ushaka oya ntabwo ari iby'abagabo ntuse kuvuze ngo uri kwinjira ngo hari kwinjira ushaka. ubu dusaba yakunya kwanga ashatse umugabo icyambere yarabyaye yifitiye umwana nta by'abagabo ubu se ntabwo uzongera gusubirana na Yaka nta kintu na kimwe ubu Yaka yakora. dusabe nanjye ndaho uraho umeze neza we neza wese ko nabonaga ejo uri kureba kuri kamera byawe shabyihore noneho do angeza aha wamurutse se nimba kugeza hano wahise umuha urimo kuvuga ngo ni muri 150 ngo rusohokemo ushake nyine ubimu ubu se Yaka ko avuye mu rugo hari wamuhaye yari kuvuga ngo 150 nari ngiye kuri umusigama nigendera ahita nanga kugenda umugabo yarahukanye yarahukanye uzajya kumucyura ariko dusabe banza wihe ubanza uruhuke mu mutwe banze ntabwo bizakunda ariko hari igihe mbese nta kuntu wamugirira imbabazi wese ko atangiye imbabazi wowe by'urugo si ubizi koko urwanjye uzahantu ugere ugeze ku nduru ariko harimo abantu buriya rero hari abantu barimo kugenda bashaka gusenya ingo z'abandi bakagira bate ariko namwe mugiramo uruhare uruhare mfite ku rwanjye ni iki koko Esther ikintu ntamukore ni iki ndabizi se njye Esther avuze ati ngiyewe nimba ashaka kubaka akavuga iti enda mu kugenda sinamubuza ariko akagerageza agataka kuva ngiye twabana araye mu gasozi kare. ese utekereza yuko aba yaraye mu gasozi yagiye gukora bwari icyo yakugura icyo bayamburanye se ni ntarya ntagira gute nese utekereza ko aguca inyuma nese ubwo umugore waraye mu gasozi ugira ngo akarana n'abandi bagabo umugabo wese ubu uri shuwa yuko yararanye n'abandi bagabo nese ubwo baraye he naba yaraye mu gasozi wenda nk'urugero akaza nk'anya karara hani wawe se ariko nzovu ntabwo yabyumva ko numvise ngo niwe wagiriye inama yo kugira ngo ntuzayakagende cyane izajya imana barambeshye wowe waramubwiye ngo ngiye kwirukana Esther nawe ahita abyumva vuba ariko sikambabwe yari azi ko mwese mugiye gusubira mu birindiro abanyamakuru ntazi ibintu mwamubaza afite imyaka 40 iyo 40 ntabwo ugishira none yarengana bavuga ni horeri 40 kuva nakabamenya ngo afite imyaka 40 na n'ubu aracyafite imyaka iyo myaka 40 ntabwo ikigabanuka aha kireka nimba yongeraho iyo yarwaye cyangwa iyo yamaze ari hara mu ishyamba mu gisirikare iyo muri Kongo ariko nanjye nzi ko afite 40 ariko kuvuga ngo naramuhamagaye ngo ndamubwira ngo ngiye kwirukana Esther si wabikoze vugisha ukuri ngo ngiye kwirukana Esther reka se nkubwire enda narabivuze ubuse mbivuze niyo mpamvu nawe se afata icyemezo cyo kugenda yasa cyihuse direct n'ubundi yari asanzwe abifite yarabifite ariko nawe wamuhaye courage none ariko ngo ntabwo mujya na Esther yaguhamagara ubu umugore nawe ni umugore agenda araguhamagaye ngo dusa ngiye gutandukana nzovu nanjye nawe ugahita enda tuvuge urugero hanze ukaba wari ukibana nawe ugahita ufata umwanzuro wo ngo ndagiye kuko na Esther agiye biterwa n'uko umuntu atekereza we nayo akambona amutekereza kimwe ngo ni impanga ubundi ngo hari umuntu ubuse ko amaze iminsi ari Sodoma kandi nawe wari uri Sodoma ejo bundi wari uri Sodoma ejo wari uri Sodoma kuva yakagenda muri kumwe Sodoma kuva yakagenda ni waharaye Esther ejo bundi yaravuze ngo nzovuna na Yaka wagira ngo ni impanga bagakwiriye kuba baravukiye mu ndimi ariko mugafata ibintu mujyanye ibyo mukora ibyo muvuga byose ndamutse nibye na Yaka yahera ko akiba wamubwira ati yakamati tuterure karaka ati mwibe mwese mukabikora kuko Nzovu niwe muntu wa mbere nzi ukunda Yaka
kandi ariko reka mwana nshobora kuba mukunze ko atankunda aragukunda none se ko mukora ibintu bimwe ko muhuza ibitekerezo byose ni bimwe ese turi impanga wagira ngo muri impanga amaraso yawe yarahuye amaraso yanyu yarahuye ubundi kereka nk'umwe yaza kuba nk'umugore undi akaba umugabo reka mwana ukamushaka sinuwashaka wa muramukazi wawe makurata nimba ni makurata uranyisasu ukamugira umugore wawe abaye ari umukobwa byakora umuntu bafite muzima ni uriya muri muna wa yakamwana ariko abandi wagwa ngura muri muna wa ahubwo njyewe uriya mushiki wa yakamwana ko ati inzovu barabaye uriya yanyica uzi ukuntu abyina biriya yakamwana aramasura se nyine abyina ariko waramutinya ubwo se ari mama kwini n'uriya mushiki we wagira mama kwini yari isasu mama kwini wankubitaga nabaga mfite inzara hano ibiki nabyimbye mu maso wabaga wamubwiye nabi nyine badusaye nkubwiza ukuri njye nta dusa ejo bundi nakubonye ahantu uri kurira sibyo umugabo wawe yagiye yaka ashobora kugira igitekerezo kizima akavuga ati njyewe ngiye kwisubiraho ngiye guhoza amarira dusabe ubona ni nk'iki yakora kugira ngo aze yakonfirmye yuko atazongera kugukora icyo atakoze se ni iki yankoreye ibintu byose dusabe buriya dusabe ubwo rero ntabwo n'ubundi ntabwo wamushatse umukunda naramukundaga ahubwo ibintu yagiye ankora nibyo byatuma hakuze ijambo ry'Imana icyo rivuga ravuga ngo abashakanye bagomba kubana mu byiza no mu bibi matiza gusubirana nawe ntabyo nzabanye buriya dusabe ateka mama Sandrine mama Sandrine nanjye nkatiye nese ako rero nawe winjira mu by'ingo z'abandi uzi gute mu mutima wa Dusaba urahazi ko hameze oya harashiririye oya umugore n'umugabo barashwana ejo bakongera bakiyunga oya ari Dusabe avuga ko uti sinshaka gusubirana ariyaka ariko nayaka ngiye mbwira reka mwe turaganira buriya ku mugani bavuga ngo yakari Sodoma nanjye mba ndi Sodoma reka mwana yararahiye ngo acike ijosi ntabwo ashobora gusubirana Dusabe azabireka azigumira urabuzima nese ubundi reka tuvugishije ukuri ubona ari nk'iki gituma yaka yararakaye kuri urwo rwego rwo kumva yuko mutasubirana nadufasha kuri icyo kintu tujye tureba hagati y'umugabo n'umugore ntabwo twavuga ngo bapfuye ubwabo buri wese niwe uzi imico y'undi oya nkawe hari ikintu nzovu abantu benshi bashobora kuvuga ngo wapfuye na Esther sibyo ko abantu benshi barekarama yuko ngo Esther atajya gusoma ngo atanakubaha icyo ngicyo ni ikintu abantu bashobora gushingira yabonye akavideo nsoma ntabwo twakoraga ikiganiro Sodoma noneho nsomye indaya arakabona ukaba uzongera kunsoma ni ukubera iya ndaya wasomye ibi kintu ariko buriya ntabwo umuntu aba asanzwe abifite mu mutima wiwe n'ubundi bwagiye gusoma iyo ndaya wowe bifite mu mutima wawe ese ko ari neza ubwo nimba dukoze ikiganiro biterwa na purake bakoze umuntu akaba ngo ni ngusome ndagusoma nyine neza ni abantu bakina amafilime ugasanga umugabo n'umugore kandi batabona bagiye mu buriri bakoze akantu basa nk'abaryamye bakangutse kandi wa mugabo asanzwe afite umugore n'umugore asanzwe afite umugabo kandi ntibigire ariko ngo impamvu itagira ni uko umufuhira cyane asenga umufuhira erega buriya Dusabe njye nkugeze ukuri njye ntabwo ntandukanye neza none se kamugwe ariko wowe washakaga kubaka njye nuko uko abantu bashaka kubaka se wakwishakira umukobwa wo mu cyaro wandangiye ari iwanyu i Nyanza kwa ngo mukubite pasi umva se pasi iyo wari nagukubita naba ngiye kumuroha uwo mugore se uwo mukobwa nakurangira nawe dusagiye bitewe n'ibyo nahuye nabyo none se uwo wandangira ntiyari igihe yaza tukubaka ntabwo mbizi ahubwo mbwira njye nzashaka tike ubwironde aze kunsura nk'ubu azaza hano njyewe inze murambagize tujye tubana uhita umukubita mu manga uhita umukubita mu manga cyangwa ukirebera umwana w'umukozi ukora mu bana umukozi wo mu rugo se yakwitwariye wa wundi se yaraye
cyangwa ukatwara bariya ni abanyarwanda bose ari bamwe sha bafite ingeso zabo ni zimwe zimwe uriya mukobwa ariko aritonda ariko uriya mukobwa abonye umugabo kuko yavuye iwabo afite umwana w'imyaka 2 n'igice umuntu yamuteye inda amatima kumutera inda ntibabana umusore ngo agende gushaka n'undi mugore rero uriya nawe abonye umugabo yakuba so wamushakira umugabo kumushakira nanjye urwanjye rwanjye kandi uri kumbwira ngo ni inkurangire uye enda wowe nta mukobwa nta reka se mubwire dusabe ese ubona amakosa ya Nzova ari ayahe yewe nkusigaye nta sama cyangwa sambe utahira se ko nakizi ko naba ku buryo adashobora kuba yashobokana n'umugore nawe adashobora mubikize muri byose simpasi guhase guhaha n'indi iwacu ntabwo tuba turya hari ibyo adashoboye waza ukankanjisha ngo uhahaze dupfa iki ku buryo utanje abanyabutare se ko nawe ko nanjye ndi umunyabutare kari uriya mukobwa nari ngiye kuguha cya gihe ntabwo yari umunyabutare yaroga ni ariko Esther Raul umugabo washakaga gusenya urugo rwa Ntuza ya Esther batarabona bari batarahura na mbese wankubise akanamba kiwe akanamba ke inomero ze ngewe kandi wari uzifite mwarazihanye cya gihe sinza cyazifite ngo nzi ko muri telefone uzishyiremo ture ko nkizifite ariko si oya zishobora kuba ntazo ngifite warazisibye ujya kwishakira oya simbizi mba nzifite sinzi ukuntu dusa turashaka ko usaba ikintu kimwe yaka musaba iki nta na kimwe namusaba nose namusaba nta na kimwe basi se isengesho wamusengera ni nk'iriya nta na rimwe azahahe aronke azashaka undi mugore icyo namusaba umushaka undi mugore azashaka undi mugore uwo mugore azaze yumva icyo namurushije nanjye ushatse kuvuga ngo waramuhaze ku rwego wumva yuko ushobora kumurangira undi mugore oya ngende se mbere nawe ngende mvuge ngo dusabe naramuhaze ngo impamvu nabaga mu ndaya nari naramuhaze amagambo yavuga njye ntabwo nayavuga we azashaka undi mugore uwo mugore nahagera ariko ngo afite ikibazo nanone ikihe kibazo yanganirije ikihe we ngo urabona tujye kunyuza mu yindi mvugo urabona umuntu afata isuka mu gitondo akajya guhinga kabera ni ibyana by'imishiki ubwo nibyo ngo yashakaga umuhingisha cyane noneho yakamwana agashaka kwihingira hatoya ariko uzi ko ako kantu nako nari nkumvise akavuga ngo none se navuye iwacu ntasanzwe ntya mpise numva ako kantu ko ariko dusabe yakomoje ku bintu by'umushikiro rwose yakangwa ntazi kuwuhinga njyewe nigeze mvuga ngo ntabwo azi kuwuhinga mwinyerekera ajya abyivugira ajya avuga ibyo ashaka bidaturutse kuri njye aho hantu nzi ahantu yabivuze avuga ati njyewe narabyumvise ngomba guhinga aho nshoboye urabona nk'abantu twirirwa ku mayutubi cano tuba twashyushye mu mutwe noneho wanataha umugore akakubwira ngo hinga kandi ujya mutora mwa bagore njyewe se nigeze amubwira ngo ahinga adashoboye ntabwo nambe nawe njyewe byanjye nani ha wowe ni uguhinga paka yaba wowe wahinga yaba wawugezemo nibura napfa guhinga ntabwo ajya awugeramo rero umurima wawe mufite amasambu uwo murima akaba ari warabwowe yarabwowe se gusa ariko urumva ko ubwo yabuze ibyo yitwaza nyine avuga iyi si ni gatebe gatoki urumva wowe ibyo wabuze inzovu yarabibonye biramurenga ku mugani wa Nyarudindiri yararenzwe niwe uvuga ngo bizabacanga Nyarudindiri kuko nawe wa murima atazi kuhinga akaba ngo nzahinga yarajijisha aravuga ngo njyewe nzihingira umurima w'abazungu akagomora ko wabimubaza ati isezerano ryo guhinga ku mugore w'umuzungu zari nyamara wabona ubura afite isezerano ry'umugore w'umuzungu buriya se arademara ahubwo nanjye icyo kintu demaraje urimo twegera ikintu bita demaraje watsimo twekaba naho buriya nanjye ku mugani ibyo uvuze mbona Nyarudindiri atademara ahubwo yabonye icyo yitwaza ngo ibyo bazamugerageje noneho ngo bizaba mbese ndi muganga ngo mugerageze ntabwo ndi muganga wa Nyarudindiri
atuvugisha ukuri baze bavuga ko imirimo batazi kuyigira nka nyarudindiri ntabwo yahinga ngo abishobore. Nzovu nyamara ubundi ndumva mwari mukwiriye gushanjoma we na ntuzi gushanjoma ngo njye nawe tugahuza nande naba mvuye nawe naba ngiye gushanjoma we na yaka none bakajya hari ndakajya dusa ni umunyabutare nanjye ndi umunyabutare ubwenge bwacu bwaba bungana ni natwe twakubakaho ariko siko ari byo ntabwo nabona na Nzovu aya dusa tuzibanira nk'abavandimwe tuzibanira n'abashuti byo bose tubane nk'abavandimwe nugira icyo unkeneraho umpamagare cyangwa umpamagare kuri telefoni jya kubana n'urwanjye rurananiye na Esther none bavuga ngo urwaye Esther naniye Nzovu none yakamwana ntananiye Dusabe none bagiye gusubira undi se si wowe umaze imiswe wirirwa umwiruka inyuma na Esther arimo kuvuga ngo nanjye amaze nzasura Sodoma menya ashaka kwiranza inyuma kandi ejo narayishyuye 50,000 ejo warayishyuye ndishyura mwana yagujije ku cyuma mu itsinda ndaza kuko n'ubundi mu itsinda iyo bakugurije biruta ubuzabona inyungu cyane iyo utagujije nta nyungu ubona urakuguza tuvuge iyo bakugurije nk'ibihumbi 50,000 iyo wifashe ukajya kuri kamera ukavuga ngo yarakunaniye wowe ntabwo wakwifatira icyemezo nk'umuntu w'umugabo ntamuta mu nzu se ugafata ikindi ntakora nk'ibi ngibi yakayakoze agahita agusiga mu nzu mukajya hano nawe ngiye kuyimuka nushaka unahimuka ngiye kuyimuka ushaka kandi inzu mve muri Gikondo ngende Jeheze wanyu tuzamino tugusura nzabahamagara muze mu ese dusa kankubaza ikibazo kimwe duse yakamara atandukanye bibaye ngombwa ko wumva ko arwaye cyangwa akaza agakomanga ameze nabi akaza agakomanga ugakingwa n'ubuzi ugiye gukingura ararembye bye nkwamura kariba akaza ukamurwaza nose ko yarwivanyemo yabaza gukora iki kandi aje kuguhungiraho nk'umuntu mwari musanzwe muziranye mwanahuje ntabwo yabikora nawe yavuze ko atankunda ubwo se yabaza ku muntu adakunda aje kumenya ariko uziko buriya ngewe ibya n'ibyaka bitandukanye n'ibya Masandire afite abana uzi ko abana none se tuvuge usibye ko ntabimwifurije ngewe Masandire arwaye nagenda nkamusura nahita amafaranga nkayamuha abana bashobora kumpamagara ati papa mama ararwaye nkagenda nk'uko nigeze kurwara ngeze sinigeze kurwara tifoyide nywa amazi n'igikoma nenda gupfa anzanira imbuto ahantu nabaga mbere anzanira imbuto arangije amana amafaranga 2,000 buriya umugore buriya yakanda akantu karimo nuko mutandukanye mutarabyaranye kandi nanone iyo muza kuba mufitanye umwana cyangwa umufitiye nk'inda reka mwana ntabwo wari gutuma ayo makuru y'inda ko mperuka yari ahari ejo bundi se ubwo wari wambwiye ngo ibyo ngibyo twitiye ntuza byararangiye tujya tuvuga ibiriho ibyo nda two kongera no kubisubiramo ngiye uko mbibona erega buri mugabo ushobora kumubeshya ngo uramutwitiye kugira ngo urebe imyifatire yiwe urebe yuko erega buri mugabo iyo yumvise ko umugabo amutwitiye usa nk'uhinduka uhita uhinduka urumva ariko nanone Dusabe nawe yakoze amakosa yatumye yakayakira ibintu we azagenda azitere n'abandi atagakwiriye kandi yari yizeye ko ari wowe wayimutera yashatse undi mugore ariko n'ubundi bavugaga yuko bakunze kubivuga umugore uriho njyenyine nashaka n'uriya mudamu wabaga Sodoma w'indaya babanye nk'iminsi nk'ingahe batandukana umugore amubeshya ngo aratwite inda yuko uko njye najyaga no kubasoho babaga mu cyangwa bari we yizaniye sibyo umugore ko ahise yitahira iwawe cyangwa inda we yari nyanganaga gute umugore amubwira ati njyewe nkwiteye akamwana ibikireke erega mu icyo gihe ni nabwo mwese mubana hanizemo nk'iminsi nk'ingahe muhita mubana yakazabyara ariko nyine urumva ikintu cyabayeho ntangiye kumugira n'impuhwe
nanjye umuntu ambwiye ngo arantwitiye nkasanga nta ntwitiye byambabaza. ubaye se wowe utabyara ariko ntabwo wamubeshya. ntabwo Ega nawe burya ariko nzovu tuvugishije ukuri urumva nta makosa afite Dusabe. amakosa ari he ntabwo tubizi abo arimo kuvuga ngo sinigeze mubeshya yenda hari n'igihe tuvuga Dusabe ndayifite. ahubwo wenda cyaba ari icyo ngicyo ariko biramutse ntayo nyine urumva ko cyaba ari icyo. yazashake n'abandi abagore bariho abakobwa bariho ngo urasogoma abasore bariho nabonye ariko buzuye yaragirirwa ariko niba ari wowe Imana yari yaramuteguriye se kandi ko ugomba kumubyarira. ntuze ko ibintu bihinduka nose ubu ngubu turi kumwe si twatandukanye ariko mushobora gusubira nose se na nzovu we ntatandukana n'umugore we bagasubirana. ninde basubiranye ese itase yigeze agenda ntabwo bari kumwe. bari kumwe nyine usibye ibintu byo gutongana cyane mubwiwe ntabwo mwamuzi uko ingo ziba zubatse. buriya rero buriya umugabo n'umugore nibo baba bazi ibyabo cyane. twabonaga Dusabe ari umuntu witonda kandi koko Dusabe ari ariko ntabwo ndi mwiza ijana ku ijana. uranyakamwana sinzi niba ejo yabivuze yaravuze tibura Dusabe uko mumureba ko acecetse ntabwo mumuzi neza yagendaga yiyoberekanya ndavuga ngo iki se nyine ariko nanjye ukuntu mbibona Dusabe yagezeho kandi koko iyo ubana n'umuntu ugera ukamutinyuka Dusabe yageze atinyuka naramutinyaga none mbere ukiza mukibana bwa mbere mu mezi ubundi wirukankana imbwa igashira ubwoba ushobora kuyirukankana ikirukanka nyuma igahita igusubirana inyuma. rero Dusabe izanye umugati w'umwana wakoze cyane n'isukari n'imvura mu kanya umutekera icyayi tugiye kunywa icyayi kandi burya Imana nta kitazagukorera umwana ugerageza umushyire no mu ishuri yige ushakire ikigo kandi amafaranga yo kumushyira ku ishuri ntabwo azabura kandi abantu baragukunda n'abadiaspora bajyaga babaremera bazakomeza bakuremere bagufashe umwana yige ubone amafaranga yo kwishyura inzu kandi ugerageza ushaka icyo gukora. buriya kwishyura inzu ni ibintu bikomeye kuvuga ngo ba mu nzu y'ibihumbi 50 ukavuga ngo ku itariki 50 ibibazo kugira ngo ubone amafaranga 60 nanjye nishyura inzu ndabizi. uzi ko buriya ubona amafaranga ugenda nzi yakoresha utundi tuntu habamo ariko amafaranga iyo wabura n'iminsi nk'icyumwe ngo wishyure inzu ntusinzira uvuga iti noneho ba nyir'inzu ntuzongere kugenda ngo urire kuri kamera rwose ntabwo nzongera kukurira biriya kiriya kiganiro wakoranye ngo na wa mugore ucinye wararize barira yarizwaga n'iki se noneho kandi numbaze ibyawe warizwaga n'iki kandi tugiye ku musozo n'ubundi turimo turagana ku musozo ariko ntabwo twasoza utatubwira ikintu buri gihe gihora kikuriza n'agahinda igakurira kandi munarize aruhuka. noneho umuntu w'umugabo yereka nkubwire rwose kugira ngo urire uri umuntu w'umugabo bro umugabo ajya kurira wasaba gukubise n'inkoni nka 40 ntiwarira wowe n'ubundi akanoresi we karakuriza rwose ariko nanone Dusabe umuntu ajya kurira byamurenze none icyumba ukiyerera ukareka kurira imbere ya kamera Dusa tugenda tugana ku musozo wahisemo kuzana umwana wawe kugira ngo wanze kuba wenyine kubera iki se ubundi utari waramuzanye imbere kubera iki mwasenye n'umwana undi barana abana uko nari ifite uwo tubana none nawe uwo nari ifite akaba yaragiye nanga kwibana ngiye nyine nawe nyine so mungu yaragiye yari azatahisha ashaka ajyana n'uriya wari wazanye imbere sindo afite umukozi w'ikintu uzaza ukikora. rero bakunzi ba mudasobwa shoreka tubashimire kubwo wakanya kanyu mwaduhaye dushimira Nzovu ndetse na Dusabe kubwo kutwemera yuko tuganira murakoze namwe murakoze cyane sawa sawa